Simani mbona umeze nk'umuntu utinya abakobwa tu reka ntabwo mbatinya icyonzi kirabatinya nk'ubu weho ubihure n'umubebe mu muhanda wamuvugisha yewe se ndamanza nyine nkareba ngo uwo mubebe ameze ute ntabona ari inzobe nyine iteye neza nawe ati n'inkonda nanazita reka ngutere sitori noneho mperutse guhura n'icyana bro urumva mu muhanda kidunda yebe data we dore icyana kirenze se dore icyana urumva impande zose munda naribaje umwana ararya se giye byaranyobeye ubwo ni bamwe baba bateye nk'igitunguru cy'ikivujije Yesu ako kantu warunu umwana yarateye urumva yaratambutse ndahindukira nawe yarahindukiye niba yaramenye ko hari umuntu uri kumureba nihindukira dukubitana amaso naramwaye urumva mbiri byunzwe urumva ntangira kwihanagura ndamwaragurika mbura aho nkwirwa neza ndavuga ati bro narahindukiye nsanga aho twari turi kumwe barenze gusa barimo baranseka Yesu abatabana icyo waraburiza amana ubundi urikaruma umwana ukamureba mwaba mwegeranye ukamubwira ati ibintu ni umufumbwa ji bro umva kwihangana biranga no bigera bikanga urumva haraho bigera bikanga urumva bikanga hahandi wumva washize ariko hari abantu ukavuga ati se Imana yamuremye ku wa mbere yamuremye se yamanje kumugisha inama urumva naravivu uwo wagira ngo aba yariremye nyine n'abanzi baba babibonye ariko ubundi urikaruma nk'iniga uko buryo murarebana urabona nka gutya turi kurebana nawe yaratekereza ati se uyu mutipe ari kundeba iki uhita wikamuka ati nagukunze iki n'iki hari igihe ushobora kumwibeshya ugasanga ni agasire y'ikwini k'i Kigali abana bariho cyo koza icyo nabonye abana bariho gusa ubu ngubu yaranyemeje dore urwana erega Imana ikunda abahungu peti urumva ukagira ngo yamanje kubagisha inama urumva nakubwiye ngo umwana yari afite icyo bita rivase wete yaridondaga aragenda ukagera uko yatambukaga nanjye nuko nagendaga ngira gutya iko amanuka nanjye manuka yamanuka nkamanuka yazamuka nkazamuka ndi kukubona n'inkonda warazitaye Allah uzita gusa zamanukaga ahangaha gutya njyewe ntazo nabonye ubundi abo twagendanaga nibo bazibonye ndakwiwallahi tururwana yoci umva se kunkanze mwana hariho uragenda se uragenda n'ipoto warabuze narabuze mba ndi ku rukoma umugore wanjye yashesheje kilo jana iyi yifu igikoma nyagikoma se mwana ifu y'ibigori umuntu w'umugabo igikoma cyangwa n'irutuku yari agiye gushyiramo ibintu bita amasaka amubwira ntiwapi sinabyaye ewe data we njyewe aho kugira ngo nk'igikoma umuntu w'umugabo njyewe nk'igikoma reka ahubwo bantaba mu ntabire umuntu w'umugabo uri kuvuga ibyo ngibyo utazi amajaga tu amajaga ya mbere nkamu ya kabiri nkamu ya gatatu ariko aho nyayo nanjye narabicetse igihe twari turi kumwe unyibete nageze ngo ahubwo ni impombo za rubine zitobotse narutse kwiyaminiya ry'agatebo kavuga mbese ubonye ahantu nahise wiherera hameze uruyuzi ndakoze ariko se ibi bisabo bajyana mu isoko urabibona biriya biva ahantu nihereye ariko se uhamenya ute ko niba nta nataye ugira izi taye neza abashoferi ni ukuri kw'Imana ku bintu by'imirire wagira ngo uri umunyonzi bakaba bakanyonga ahazamuka ariko abagabo bimbwa muragwira we ubwo si ubuga ahubwo bwaranabwaguye wa mupolisi ku wa mbere igikoma
kuwa kabiri igikoma ndakinywa nyine. kuwa gatatu guma mu rugo igikoma kuwa kane guma mu rugo igikoma ndakinywa sha. yewe data we no kuwa gatanu ubwo ni igikoma no kuwa gatandatu ni no ku cyumweru igikoma nsinjya nsi. yewe data we sha uzi iyo bashyizemo sotoma. sotoma si ububwa gusa ufite ahubwo bwaranabwaguye. sinkubeshyaho kugira ngo ngusengerere inzoga ngewe bibanyita keni, nagusengerera ikiro cy'ifu ugashigisha igikoma cyuzuye isafuriya ukanywa ukanyara agacika rurindi. si uko rero ngewe mbayeho nari nzi kuri uwo mugabo naho urimbwa ububwo ufite ahubwo uzabwubakira ikiraro. ibyo mba nkubwira mwana mbwira ngo ndabatinya njye sintinya abakobwa mwana. mbega imiga y'ubufu we njye simbatinya mwana. aba baby mwana kuwa mbere abakobwa bariho igikoma guma mu rugo. yewe data we aka ni agahinda pe. kuwa mbere igikoma guma mu rugo, kuwa kabiri igikoma ugume mu rugo, kuwa gatatu igikoma guma mu rugo, kuwa kane igikoma guma mu rugo, kuwa gatanu igikoma ugume mu rugo. havira iki? yewe data we no kuwa gatandatu no ku cyumweru igikoma guma mu rugo. ntabwo navayo ubundi se mu rugo hagufata ngo igikoma ngo ku cyumweru kwa mbere igikoma ku cyumweru kwa mbere igikoma ku cyumweru kwa mbere igikoma ku cyumweru. ibyo bikoma se ariko namubwiye ngo umudada wanjye nyine umugore wanjye muntu w'umugabo igikoma igikoma cyuzuye akajanga narashesheje ibigori buriya narunze mu rugo agafuka ngo kumubwira ngo mu igikoma buri munsi nkakomera hari ibintu birenze mani. mani nibyo muri gupfa igikoma abantu babagabo igikoma umugabo utanywa igikoma ntakomera ndabivuze ntagakomera agakomera amajage ariko amajage abacukuza amajage ku bigo by'amashuri ko bagishigisha ntibagira ubwenge. ni abana batekera abantu wanywagamo iki ibikomye mu nzu usubura byumva umugore akisohokera ariko wabaretse umugore ni we nyir'urugo si cyane we nyir'urugo akira agongaho hari tusi by'ibigore. reka mbabwire ukuntu nsigaye ubundi ngiye ndahira iyo bambwiye ngo ndahira urumva ndabati ngewe ndakanywa byeri ndagakubitwa n'umwuka wa kanyanga wababeshye yanywa mitsingi. uri umuntu w'umugabo sha kora va mu bikoma ko mugenera yebwo ni ukuri k'umunyu n'urusenda umugabo natanga ni ikiyiko ntacyo bazi. umugabo utanywa igikoma ntaba igikoma ngoma. akira ndakarisha isombe isupu sinahemukira igikoma keretse nkomoye.